Koperative ubumwe n'imbaraga Musanze ku bufatanye na Fair Presentation kugira ngo filime ngizi z'ubwenge zibagereho. Yo mbese waba umaze iminsi ushaka mudasobwa nziza y'akataraboneka ukaba warabuze aho wayikura? Tubahaye ikaze muri CGS Company Tech Limited. Ducuruza computer za desktop z'amoko yose, screen za desktop z'amoko yose, hard disk za desktop na laptop z'ingano zitandukanye, RAM nziza za desktop na laptop z'amoko yose, laptop zigezweho mu ngeri zitandukanye, disk nziza zigezweho za laptop, SSD M1 ndetse na M2. Akarusho muri CGS Company Tech Limited tugurisha okaziyo n'ibishya kandi tukabikora igihe byapfuye. Wifuza kugura igikoresho cya elektroniki wacu cyangwa wifuza kugikoresha, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788534881 cyangwa se 0788914174. Dukorera mu mujyi imbere y'isoko rya Nyarugenge. Ni karibu sana muri CGS Company Tech Limited. Wamenye iwacu ahora turatira abandi. CGS Company Tech Limited, igisubizo cya kompyuta nziza ndetse na accessoires zazo kandi biri ku giciro cyiza. Yes, right. Ni nyuma y'aka karirimbo keza dutangira Agahinde kamwe karangira. Niba uzi ko uri umusore ukaba uri guteganya kuja mu rukundo, ngwino wicare ureba aka gafilime ngiye kubasobanurira. Muranzi filime nasobanuye musigara mudasobanuza, nje mwumva banyita mudasobwa mugasobanuye ko number 1 bimeze bite? Skio kuna kwende basi mbibutse kugira ngo filime ngizi z'ubwenge zibagereho. Ni ku bufatanye na Koperative ubumwe n'imbaraga Musanze. Agahinde kamwe karangira. Niba uzi ko uri umusore ukaba uri guteganya kuja mu rukundo, ngwino ureba aka gafilime. Mbibutse CGS Company Tech Limited, iyo niyo company ya mbere yizewe mu Rwanda icuruza ibikoresho bya elektronike, ndetse aho waba uherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Igihe cyose uguze igikoresho ugikuye muri CGS Company Tech Limited, bagufasha kukigeza aho utuye cyangwa se aho ukorera. Bahamagare kuri 0788 53 48 81. Aka karirimbo mbonera kugatura abakunzi ba Fair Presentation mwese aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Nje mwumva banyita mudasobwa mugasobanuye ko number 1. Ubu gahunda yari nukubahereza filime buri cyumweru. Kuna aya
basi filime z'ubwenge zitangira gake witonda urasobanukirwa mbari amayoberane ntayo abashimirwa bo ni benshi cyane King Fazo baramushimira होना सी ते हो गया है ndagira ngo wumve amagambo dutangiranye sasa होना filime z'ubwenge होना सी ते हो गया है ibyo tutifuzaga ko bitubaho nibyo byatubayeho n'amagambo dutangiranye wumve amagambo dutangiranye ngibyo tutifuzaga ko bitubaho nibyo byatubayeho यार नहीं दो दफा होना urukundo ntabwo rubaho kabiri तेरे नाल तुर गए हासे inseko wansigiye किसे तो की ऐसा होना ninde kuri iyi si watinyuka kongera gutuma nseka nguko wansetsaga ni amagambo dutangiranye मैं तेनू कह नहीं सकिया nibyo koko nshobora kuba ndarigeze ngubwira yuko ngukunda किसे नाल की खफा होना ariko se kuba ndarigeze ngubwira ko ngukunda ninde nabirenganiriza ninde narenganya ninde nabishinja तेरा एतबार इन्ना सी icyizere cyanjye cyose cyabaga kiri kuri wowe कि मेरा तू गवाह होना ndetse ibi byose ndi kuvuga umutangabuhamya wabyo ikintu na kimwe uvuga urimo urakora ibiki तू मेरी बोतल को पीते हो kubera icyo wanywereye inzoga kumbe sasa umusore ikimukuye mu rugo agasanga mugenzi we ku kazi nuko asanze inzoga ye bayinyoye मैं आप दे ऑफिस में we सारी urabona hano ndi mu biro kandi abantu bose barimo barandeba ndekura अच्छा nakurekuye क्यों पीती ngaho mbwira impamvu wanyweye inzoga yanjye gira vuba कीड़ी बोतल जड़ी फ्रिज urimo uravuga iriya cupa ryawe nanyoye जो पई सी hari icupa ryari ririmo inzoga narifashe ndibika muri firigo ngezemo ndarishaka ndaribura ubwo bivuze ko warinyoye तेरा दिमाग ठीक है आपा दोनों ने पीती ase byibuze uje unatekereza mbere yo kugira ikintu ibiryo ukunda ibiryo bita dali तेरी फेवरेट kandi nzi neza ko bikunda pe akira अब ना के ऑफिस च सारे दे iriya ni imyitwarire nyabaki yo kunyataka ukansanga kuri ofise abantu bose bari kukureba कड़ा छट akira mwana mbabarira uryeho ndagusabye च पईया यार उत्ते we ibintu wari ushaka nabikuzaniye biracyari mu modoka imodoka iparitse hasi urabizi नहीं लेके आया ntabwo nigeze nibuka kubizamukana ariko nabizanye ntabwo nigeze mzibagirwa sinzi ikintu sasa uyu musore yari ashaka agize gutya sasa ibiryo yari amaze kumena muri dustbin kakandi bashiramo imyanda arongera bikurayo की कर रहे हैं यार urimo urakora iki ambari we urimo urakora ibiki हाजी साहब कीता सी kano kandi ushiramo imyanda rero nari nagahanaguye mu kanya kashize ndi kugira ngo bino biryo nari maze kumenamo nongere mbikuremo mbiguhereze byose biri kukubaho bitewe n'umwanzuro ugayitse wafashe ibi byose byatewe n'umwanzuro wawe mubi ntabwo uriya mukobwa yigeze agusiga ibi byose byatewe n'umwanzuro wawe mubi तैनू की लगदा मैं इस गम च पीना utekereza ko kuba ndi kunywa inzoga ari agahinda mfite yego niko ubitekereza नहीं ntabwo ariko bimeze niba ari uko wabitekerezaga ntabwo ari uko bimeze impamvu akunda kunywa inzoga ni ukugira ngo akomeze agume ari maso ngo kubera ko iyo atanyoye inzoga agafunga maso gato ngahita abona umukobwa uwo mukobwa akamubona mu nzozi ze ngo ari kumubaza ibibazo byinshi ngo kandi ibyo bibazo byinshi aba ari kumubaza nanjye ndakora ibishoboka byose ndaza kubareba kandi ndagushimira cyane uburyo ukomeje kwitanga ukita kuri ambale urimo urita kuri ambale cyane pe ukamukorera ibintu byiza ndabigushimiye नहीं नहीं अंकल oya anko
अंबर मेरा भरावां वर्गा Ambari ameze nk'umuvandimwe wanje nubwo atari umuvandimwe wanje ariko Ambari ameze nk'umuvandimwe wanje. Sasa mu bigaragara uyu mugabo uri kwita kuri Ambari nda kintu na kimwe bapana, ushobora ni bagenzi be babiri bombi. Aba barongera bamanika amaboko, Ambari ahita akomeza ahita agenda. Aba nda nubwo abitayeho, mbibutse Ambari wabo ni abakire bafite amafaranga. Ati urukundo rurasa n'urwangize impfamatwi, ati ibyanjye nawe ni gake gake. Dore umukobwa indambwe zose ari gutera, Ambari yatangiye kumukurikirana. Birasa naho uyu musore yakunze umukobwa akimubona. Umukobwa ari hano disi nawe hari imikino barimo, Ambari akaza akamwitegereza. Yitegereje hano abona ahantu umukobwa yakandagiye. Ambari nda kindi yakoze, arasatira imbere afata ubutaka ahantu umukobwa yakandagiye. Dore ubutaka ngarabufata akabushira mu kavaze. Iyi vaze twayibonye kwa muganga mu byibuke neza irimo rino taka. Ngira ngo muhise musobanukirwa ahantu rirataka ryaturutse riri muri iriya vaze. Iri ni ijambo kurindi ndabasobanurira. Ubu gahunda yari ni buri cyumweru, ntabwo muteze kongera kubura filime. Koperative ubumwe n'imbaraga Musanze ikiriho. Abasore batangiye kwiga muri kaminuza. Urabizi sasa iyo abana bari kwiga muri kaminuza rukundo bagera guca bagashaka amacumbi, bikaba ngombwa yuko bamwe na bamwe bateranya bakaza gufatanya bakaba hamwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe murabizi neza. Uyu musore wacu sasa bita Ambari nawe afite abahungu babiri babana baba hamwe. Ndi byatinze bavuyeyo banze amanota yasohotse. Umusore agira guca we yabaye uwa mbere sha. Muramukazi wanyu yatsinze, hanyuma si wo kutigeze ureba nawe wabaye wa kabiri kandi warabaga uwa mbere. Muramukazi wacu yakugiye imbere. Uyu mukobwa sasa urano bita Lavi ubanza ubwenge. Umusore yari yaje kureba amanota ko yasohotse, aho kugira ngo arebe umwanya we yaje ari kureba umwanya wa Lavi. Urabona rero uyu ni umwaka musha kuri twe, ikintu igihembwe gisha kuri twe. Fresh energy ndagira ngo wigirire icyizere uyu munsi, umbabarire uriya mukobwa ugenda umupropose umubwire ko umukunda, wikure mu bwoba. Nzi neza ko ibintu biragenda neza, n'imyenda wambaye ni misha. We mubyihorere mureke tugende. Umusore mu bigaragara sasa yakunze Lavi ariko yatinye kubimubwira. Mwabasore mwikanuga filime kabasigira isomo. Umukobwa kavayo, dore uburyo umusore amwitegereza ariko kumubwira ko amukunda byaramunaniye. Inshuti ze zirirwa zimubwira ngo genda umutinyuka umubwire, ariko umusore byaranze. Atangira guca kure phone, atangira gufotora. Fotora umukobwa atabizi. Umukobwa hindukiye Ambaba atambona nawe. Bagenzi be disi bakitegereza. Ambari yari umusore mwiza, umwana mwiza. Kurikira unarebe, ntabwo yanywaga inzoga, ntabwo yanywaga itabi. Niki cyatumye atangira kunywa inzoga n'itabi? Witonda uraza gusobanukirwa. We mu mwanya hari ijambo yavuze ngo impamvu ngunda. Barakwereka sasa umukobwa ari gutambuka yiteye umwitero, uraza ukora ku musore mbega gahumuro. Yo uyu musore Ambari mu kanya gashize we yavuze ngo itebo kuri taburu. Ese ubundi ni iki? Umukobwa akareba inyuma sasa ngarebe niba yabona umusore, ariko ntabwo amuzi. Kurikira unarebe, aba bakabibona. Umukobwa ntabwo azi umukunda ngo ninde. Umukobwa icyo yifuza aragiye cyandika kuri tabo. Ndi byatinze umusore bagisoza ishuri yahise avayo. Ubanza ibiri by'umukobwa yamusabye, ubanza umukobwa yanditse avuga yuko ashaka iherena ryiza. Umusore atangira kuza gushakisha. Umusore yahindukira guca akabona umukobwa amubwira ngo iryo ni ribi, ntabwo ndishaka. Uyu musore yarakunze. Mwabasore mwe mwitonde, kano gafilime karabahereza isomo. Niba mukunda, niba uri guteganya kuja mu rukundo, aka gafilime karaguhereza isomo. Uyu musore yakunze umukobwa ariko yanze kumubwira. Bas दुनिया पे देखण वाले चेहरे ने होर बथेरे Skio ते बिन सरदा किथे
barakwereka sasa umukobwa mu gitondo agiye ku ishuri, kandi ntabwo nakwibagirwa ekuteri ya sheri. Umusore nawe anafite feelings ziwe cyangwa se ibyiyumviro bye, abona umukobwa bahuza, akabona umukobwa amubwira ngo nsoma, nyamara umukobwa ndawuhari. Uyu musore yarakunze, urukundo rubaho. Kurikira unarebe, yaraje yitegereza iherena riri hano riragwa, hari uwamukomye rigwa hasi, hari uwaritoraguye. Akira komana, urabona ritambereye, icyakubwira n'ibitari buzabimba. फुल्लां नू संग मार दे, फुल्लां कोल खड़दी आ जब सच्ची मेरी जान निकल जाए. Ubanza umusore yarabonye iherena ryiza, irindaza kuritwara. Kurikira unarebe, umusore yahindukira guca umukobwa akamubura, ari kumubona mu bitekerezo. Kurikira unarebe, mu kigo abana benshi bakomeje gukubitwa bari gushaka uri gutanga impano ngo ninde. Bimeze bite? Barakwereka sasa umukobwa ari hano, umusore yaraje arayimuhereza, ariko ayimuha umukobwa atazi ngo uyimuhaye ninde. Dore umusore, umukobwa nawe mu gitondo akabyuka yabyambariye, ariko mana kandi kiba kiri kundeba, iherena narishizemo, gusa niki kitabona. Yo, umukobwa nawe akomeze kwishima, afite